uruganda rwa Apple ariko rukora nyine amatelefone y'ama iPhone ndetse n'ama MacBook laptops n'ibindi bikoresho byinshi bigiye bitandukanye, bifuje cyangwa bagerageje nyine gusaba Samsung zimwe muri data cyangwa se bimwe mu bintu bigize batiri y'ino telefone nyine. Reka ngushimire kandi nongera kubwira ikaze ukomeje gukurikirana ndetse no kubana na MX Empire mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndakwibutsa ko rero wahisemo neza nyine kuba warakoze subscribe, wowe wayikoze nawe utarayikora manuka hasi ukande subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru meza kandi menshi kandi yabonere ku gihe. So rero uyu munsi twifuje kugaruka ku gice cya telefone. Murabizi ko iyi ni channel yanyu icaho ibintu byinshi cyane bitandukanye, amakuru amwe namwe acukumburanye ubuhanga nyine abenshi muri mwe nta nubwo muba munayazi kandi aba ari ngombwa ko uyamenye. So rero uyu munsi dushaka kugaruka ku gice cya telefone cyangwa se ku ruhande rwa telefone nyine, ariko tukibanda ku bwoko bumwe bwa telefone. Murabizi abaho kampani nyinshi zikora telefone, ni nyinshi cyane nyine, ariko twahisemo kampani imwe uyu munsi ariyo kampani ya Samsung. Akabiri kampani rero ikora amatelefone hano ku isi yacu dutuye, ndetse kabiri na kampani nyine izwi na bose cyangwa ibihugu byose byo ku isi igeramo telefone nyine zayo kuzigera ahantu hose ku isi hatandukanye. So rero byaba byiza umenye telefone ndetse n'ibigize ndetse n'akamaro kayo n'ubushobozi ifite mbere yuko uyigura. Uyu munsi rero niyo mpamvu nyine twifuje kubakorera urutonde rwa telefone za Samsung 10 nziza zikomeye zigezweho kandi zihenze, mbega za mbere mu za mbere nyine rwa ruganda cyangwa zakozwe na rwa ruganda rwa Samsung. So rero usabwa gukora subscribe uhawe ikaze. So rero ku mwanya wa 10 turasanga Samsung Galaxy A52s 5G. Iyi ni telefone ya Samsung abantu benshi bajya kuyigura nyine, hari ibintu by'ingenzi baba bayikurikiranyeho, cyangwa se umuntu wese wifuza kugura ino telefone ari ibintu by'ingenzi aba yikurikiranyeho utapfa kubona ku zindi telefone cyangwa iba yihariyeho nyine kurusha izindi telefone zose zo ku isi. So rero ikintu cya mbere gituma abantu benshi bakunda ubu bwoko bw'iyi telefone bwa Samsung, ifite kamera nziza cyane by'umwihariko kuri zoom imeze neza. Ikindi kandi ifite ubushobozi bwo kuba yakora ibintu byinshi icyarimwe ndetse igakora neza nkaho nyine ari ikintu kimwe iri gukora. Murabizi amatelefone menshi yaba nayo mutunze murayazi nyine, amatelefone menshi rero usanga afite ubushobozi, mbega bitewe n'ikoranabuhanga turimo cyangwa n'iterambere turimo, usanga amatelefone menshi nyine adafite ubushobozi bwo kuba yahanduringa ibintu byose. Tuvuge wenda hari ama application nyine telefone ziba zifite dusanga tunakoresha buri munsi, ugasanga rero habamo igice cya game, hakabamo zikoresha ama internet za YouTube n'izi platform zindi, ndetse hakaba habamo nyine na ziriya ziba zisanzwe zikina ama video zirimo. Izo rero application ni application nyine zemereza telefone cyane cyane ko hari nka game zimwe na zimwe zitajya zijya mu matelefone nyine bitewe n'uburyo ubwo bushobozi bw'izo telefone ziba zifite. So rero iyi Samsung yo agashya kayo cyangwa se ikintu cya mbere nyine abantu bayikundira ni uko ushobora gufungura application ya game iremereye, ugafungura izo platform zikoresha internet, izo za YouTube, za WhatsApp, za X na za Instagram, ndetse ukaba wafungura n'izindi application zikina nyine ama video, sibyo? Then ukaba wanafungura n'izindi application wenda zifashishwa nka document. Urumva rero amoko yose ya application ushobora kuyafungura nyine mu iyo telefone icyarimwe. Ndetse ukaba wanafunguramo n'izo game. Murabizi game nicyo kintu cya mbere kinaniza imashini cyangwa se telefone, buri gikoresho cy'ikoranabuhanga cyose game ubundi nicyo kintu cya mbere kinaniza nyine imashini cyangwa telefone, bitewe n'uburyo kiba gikenera processor nyinshi ndetse no kuba nyine gikenera rame iyo device kuba iri hejuru kugira ngo kibashe guprocessinga. So rero iyi telefone ushobora nyine kuba wayikoresha ibyo bintu byose tuvuze ruguru, igakora neza nta kintu kimwe cyanze cyangwa gihagaze cyangwa kigenda gakeya ku buryo wagira ngo urimo kwikoresha uhamagara cyangwa uri gusoma message. Urumva rero cyo ni ikintu cya mbere nyine abantu bakurikirana ku iyo telefone, ndetse ni n'ikintu cya mbere nyine abantu bayikundira. Ikindi rero telefone ifite ububiko bunini cyangwa se ibyo twita internal storage mu rurimi rw'ikinyamahanga nyine, ubwo bikaba ari nk'ububiko. Ikagira kandi batiri ibika umuriro igihe kirekire. Murabizi abantu benshi nyine bakunze kugira ikibazo cy'umuriro mu matelefone yabo, igihe nyine hari ukuntu ushobora kugira gahunda zituma ujya ahantu utari bubone uburyo ucaginga, utari bubone wenda tuvuge nko mu mashyamba cyangwa nk'ahandi hantu nk'aho ngaho. So rero ugasanga umuntu afite ikibazo cy'umuriro, afite ikibazo cy'uko phone ishobora kuba yamuzimiraho, ari ahantu nyine atabasha kubona ubufasha cyangwa ubutabazi, ndetse ari ahantu nyine phone iramutse imuzimiyeho atabona uburyo yongera kuba yabona umuriro ku buryo rero yayatse. Iyi telefone rero
ikaba izwiho kugira batiri nyine ikomeye cyane, ndetse ikaba ifite batiri iresista. Murabizi ano ma smartphone, kugira ngo upfe kubona smartphone ifite batiri, murabizi aba batunze ama iPhone ni wa muntu ugenda ugasanga nyuma y'isaha telefoni muzimiyeho, akazi karapfuye se, ndetse na gahunda nyinshi zirapfuye kubera abantu bamuze kuri telefone. So rero iyi phone ya Samsung Galaxy A52s 5G icyo kibazo kikaba ari gikemuye cyane, ku buryo ari telefone ushobora gukoresha nyine igihe kirekire umuriro utarashiramo. Iyi telefone rero ikaba ifite black screen nziza cyane, irinda amaso yawe nyine kuba yagira ikibazo cy'urumuri rwinshi, bikaba byakuviramo indwara z'amaso zigiye zinyuranye. Murabizi nyine izi device dukoresha cyangwa se ibyuma by'ikoranabuhanga akenshi nibyo bidutera indwara z'amaso, bitewe n'uburyo urumuri rwazo nyine rubaye rwinshi mu maso yacu bidakenewe cyangwa bitari ngombwa, ndetse bitewe n'uburyo uyikoresha igihe kirekire bikaba byakuviramo kurwara cyangwa se kugira uburwayi bw'amaso biturutse kuri telefone. So rero iyi ngiyi icyo kibazo bagitekerejeho nyine muri uruganda rwa Samsung, bajya gukora ino telefone bayihereza black screen. Ubwo ni uvuga ngo screen yayo nyine ikoze ku buryo idashobora kuguteza ikibazo, kabone n'ubwo wakoresha ino telefone amasaha 12 uri kuyirebamo utarareba ku ruhande, cyangwa se mbega ushobora kuyikoresha amasaha 12 nyine. Ubwo ni ubwo rugero fatizo baba baratanze igice cy'umunsi, ukaba wayikoresha rero buri gihe kandi ntibe yagutera ikibazo. Urumva rero ni ibintu bitabaho ko wakoresha nyine telefone amasaha 12 uri kuyirebamo muri screen, ariko igihe bibaye wabikora kandi ntibibe byagutera nyine icyo kibazo cy'uburwayi bw'amaso twavuze ruguru. Akarusho kuri iyi telefone rero ifite batiri y'ibihumbi 4500 mAh. Ubwo ni batiri nyine cyangwa se ni capacity y'umuriro nyine ibibasha kubika. Ubwo bushobozi rero nubwo nyine akaba ari ubushobozi bwa batiri, cyangwa se akaba ari wo muriro nyine ishobora kuba yabika cyangwa yakinjiza. Ndetse ikindi iyi telefone ifite ubushobozi bwa gigabyte, cyangwa se ifite nyine storage ya gigabyte 120, ikagira kandi ubushobozi bwo kuba yabika ibintu bingana na terabyte. Terabyte ni ukuvuga ngo ni gigabyte 1000. Ahangaha rero kugira ngo byumve neza, nyine ifite internal storage ya giga 120, ariko ishobora kuba yabika nyine ibintu bigiye kuri terabyte. Ni ukuvuga ngo ubundi imashini cyangwa laptop nizo zikunze kuba nyine zigira terabyte, ari amadiske niyo zo zikunze kuba zigira terabyte. So rero iyi telefone ifite ubushobozi bwo kuba yabika ibintu cyangwa se yakora ibintu nk'ibyo HP ubungubu 380 ishobora kuba yakora, cyangwa se n'izindi mashini zambura diske ya terabyte. Hano ukuntu bigenda rero, akenshi nyine usanga murabizi ko telefone zijyamo ama memory card. Iyi telefone rero ishobora kujyamo memory card nyine, ukaba washyiramo memory card ya gigabyte 1000, ndetse ikaba yakaccessinga nyine ibintu biriho, ndetse igakomeza igakora neza. Urumva ko ni telefone y'akataraboneka cyane ko iyo sim card cyane ko nyine iyo memory card ya giga 1000 cyangwa se ya terabyte, n'izi telefone nyine abantu benshi baba bakunze cyangwa bashamamarira z'ama iPhone, usanga izo telefone zidafite ubushobozi bwo kuba zakakira ino sim card, cyangwa se zidafite ubushobozi bwo kuba zakakira nyine ino memory card ya gigabyte 1000. So rero hari n'amatelefone menshi ushobora gushyiramo nyine iyo memory card ya gigabyte 1000, telefone ikahita iturika bitewe n'uburyo idafite ubushobozi bwo kuba yakakira cyangwa yahandoringa nyine iyo gigabyte, ku buryo wenda ashobora kuba yayikoreramo. Agashya rero nyine wamenya kuri telefone ni uko ufite ubushobozi bwo kwakira internet ya 4G ndetse na 5G, ikindi kandi ikabijyamo sim card ebyiri. So rero iyi Samsung Galaxy A52s 5G ikaba igura amafaranga angana na $1,072,000 ndetse n'amafaranga 296 y'amanyarwanda. Ngiyo rero telefone yacu yari ku mwanya wacu wa 10 muri telefone za Samsung zikomeye kandi zigezweho nyine uru ruganda ruheruka gukora, cyangwa se ni telefone nawe ushobora kuba wakigurira ikaba yagufasha gukora imirimo yawe myinshi igitandukanye. Ikaba nyine yanagufasha mbega gukora akazi kawe neza, yihuta kandi itakugora. Reka twerekeze rero ku mwanya wacu wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga Samsung Galaxy Note 20 cyangwa se Galaxy Note 20. Iyi telefone rero ifite internal storage cyangwa se ububiko bungana na gigabyte 256, ikaba ifite RAM y'8. Iyi telefone rero ikaba izwiho kugira kamera y'akataraboneka y'imbere ndetse n'inyuma. Ikindi kandi iyi telefone ikaba ifite screen, ubwo ni size ya inchi 6.7, ndetse ikaba ifite resolution yayo ari 1080 kuri 2400. Ubwo babyumva neza nyine, murabizi habamo amakaritizi nyine muri ino minsi, cyangwa se icyo twita HD.
So rero ino format cyangwa se ino kariti cyangwa ino resolution y'1080 kuri 2400 niyo twita 2K nyine ubu ngubu mu bijyanye na HD cyangwa se kuba igaragaza ishusho ryiza nyine. So rero video cyangwa ifoto yafashwe n'iyi telefone cyangwa na kamera y'iyi telefone ikaba iba ifite kariti ya 2K. Urumva 2K kariti rero irarenze cyane nyine, ni na karite zije vuba, ni karite nyine zigiye ziza vuba zitandukanye. Murabizi ko bahera ku 144 agakurikizaho 360 bagakurikizaho 480 720 1020 kuzamuka. So rero iyi yo ikaba nyine ifite karite cyangwa video ifashe cyangwa ifoto yayo ikaba ifite nyine karite ya 2K. Ikindi rero iyi telefone ifite processor speed ya HZ y'120. Iyi telefone rero ikaba ifite ubushobozi bwo gukoresha nyine application zose ifitemo zigakora neza nkaho ari app imwe ifunguye. Kugira ngo byumve neza, niba ino telefone irimo application nka 30 zose wazifungura ukazifungura rimwe, ndetse ukajya ukoresha imwe kuri imwe cyangwa se ukagihinduranya application nyine imwe kuri imwe nk'uko bishaka, ikaba yazihandoringa ku buryo ikora neza nkaho ari application imwe yonyine wafunguye. Urumva rero ko bifite nayo ubushobozi nyine buhambaye cyane. So rero iyi telefone ikaba igura amafaranga angana na 1,339,000 ndetse n'amafaranga 826 y'u Rwanda. Ngiyo rero Samsung ari ku mwanya wacu wa 9 muri Samsung 10 za mbere zakozwe n'uruganda rwa Samsung, cyangwa se telefone 10 nyine twagushishikariza kuba wagenda ukagura, cyangwa niba unazifite cyangwa se unamenye ibyazo nyine, kugira ngo uzayigure uzi neza agaciro kayo, uzi n'akamaro kayo, ibashe kuba yagufasha nyine imirimo myinshi igitandukanye. So rero ku mwanya wacu wa 8 turasanga Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Iyi ni telefone rero ikintu cya mbere abantu bayikundira nuko ifite ubushobozi bwo kuba wayikoresha nka laptop. No kuvuga nyine ifite screen ushobora gucamo ibice bibiri. Ubwo urumva nyine abantu muzi mu mashini cyangwa za mudasobwa murabizi kuntu ziba zimeze, ndetse ikaba nyine wanayihinamo kabiri cyangwa se ukaba wayigabanyiriza screen. Hari ukuntu wenda hari umuntu ureba ibintu binini bikamurya mu maso, hari n'ureba bito bikamurya mu maso. Iyi telefone rero ifite ubushobozi bw'uko ushobora kuba wagabanya screen yayo mo kabiri ugakoresha screen imwe, indi screen ijimije. Nyine urumva bitewe n'ibyo ushaka gukora cyangwa se n'impamvu bikoze, ushobora nyine kuba wayigabanyamo kabiri screen yayo ugakoresha screen ntoya cyangwa se screen nini bitewe n'icyo ushaka gukora. Ikindi kandi iyi telefone ifite ubushobozi bwo kuba yakikuramo password igihe ibonye ijisho ryawe nibuze riri mu ntera ingana na megapixel 12. No kuvuga ngo izi telefone z'ikoranabuhanga cyangwa se izi smartphone nyine ziba zifite uburyo bw'umutekano cyangwa se bwa security bwo gukuramo password ukoresheje ijisho cyangwa se face app. So rero iyo ishobora kuba nyine yakubonera muri megapixel 12 ingana na santimetero cyangwa se ingana nka santimetero nk'umunani cyangwa 10 gutyo kuzamuka, nyine ikaba yahita yikuramo password direct bitabaye ngombwa ko wowe wegera iyo telefone. Urumva nyine bifite sensoring iri hejuru cyane. Ikindi kandi iyi telefone ifite resolution y'2640 ku 1080, ubwo ni pixel yayo. Iyi rero ikaba nayo ari karite yayo nyine, ubwo urumva za karite twasobanuriye ruguru. Yo rero ikaba nyine irutaho 2K, kuko indi yo ifite 2K bifite nyine 1080 kuri 2400, ariko yo ikaba ifite 2640 ku 1080. Urumva rero ibiruta 2K nyine muri HD cyangwa se ifoto cyangwa video ino telefone yafashe cyangwa yafotoye ibifite karite ya 2K, iruta 2K nyine ho gatoya. Urumva nayo ni HD ya danje nyine, cyane ko amakamera amwe namwe hano mu Rwanda usanga izi telefone zitayajyamo nyine, cyane cyane hari amakamera nyine ubu usanga mbega ifoto yafotoye nta hantu yabihuriye n'izi telefone, kuko izi telefone zo ziba nyine zirenze cyangwa se ziba nyine zirusha amakamera amwe namwe. So rero udushya rero wamenya ku iyi telefone nuko ifitiye CPU. Nituvuga CPU ni Central Processing Unit ya 888. Ubwo nayo ni ku bantu muzi nyine by'ikoranabuhanga cyangwa se mu menyere bya mudasobwa. CPU rero twayigereranya ifasha nayo nyine ifasha kuba device cyangwa electronic device, machine cyangwa telefone yakora neza nyine cyangwa se yakihuta. Ikindi kandi ikagira RAM ya GB8 ndetse na internal storage ya GB256. Ikindi kintu cy'ingenzi wamenya kuri telefone rero nuko
yanze akavuyo ka simukadi nyine yo ikabijyamo simukadi imwe cyangwa se ikaba yararemewe kujyamo simukadi imwe gusa. Ikindi rero ifite ubushobozi bwo kwakira internet ya 4G ndetse na 5G. Iyi Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ikabigura amafaranga angana na miliyoni 1,205 ndetse n'amafaranga 508. Ngiyo rero Samsung yacu ari ku mwanya wacu wa 8 muri Samsung zacu nyine 10 z'uyu munsi cyangwa se muri telefone nziza zakataraboneka zakozwe n'uruganda rwa Samsung. Ku mwanya wacu wa 7 yo turasanga Samsung Galaxy S20 FE 5G. Iyi ni telefone rero niyo ya mbere inyini ikorwa n'uruganda rwa Samsung ikunzwe kurusha izindi mu gihugu cy'Ubuhinde. Murabizi kiriya gihugu nyine kiri mu bihugu bifite abaturage benshi ku isi, so rero niyo telefone itunzwe n'Abahinde benshi kurusha izindi telefone zarizo zose. Birumvikana ko nyine isoko nyine ryo mu Buhinde byize telefone rirakora cyane ko nyine ari igihugu gifite abaturage benshi. Ikaba rero telefone ikundwa n'Abahinde kurusha izindi telefone cyangwa se izindi marike zindi telefone zarizo zose. Telefone rero ifite ubushobozi bwo kumva ibyo twita nyine sensoring, ikaba rero ihinduranya kamera y'imbere n'iyinyuma bitewe naho umuntu ari cyangwa ikintu aho kiri kuvuga. No kuvuga ngo ubundi kugira ngo byumve neza ino telefone ishobora gukoreshwa nka CCTV camera. CCTV camera isensaringa ikintu aho kigiye igaswitchinga kamera. No uvuga ngo rero ushobora gufata ino telefone ukaba yashyira nk'ahantu nyine ikaba yagufasha gucunga umutekano ku buryo ishobora gukoresha kamera y'imbere ndetse na kamera y'inyuma yo ikabyihinduranya cyangwa se ikihinduranya bitewe n'uburyo yumvishe umuntu ahantu aturutse cyangwa ikintu ahantu giturutse. Ibyo nibyo twita rero sensoring mu rurimi rwacu rw'amahanga. Iyi telefone rero ikaba ifite internal storage cyangwa ububiko bungana na giga 128 ndetse ikagira RAM ya giga 8. Iyi telefone nyine ikaba yoroshye cyane kabisa kuzikure ugereranyije n'izindi telefone, ikaba nyine ipima amagarama angana n'190, ubwo ni uburemere bw'iyi telefone. Ikindi kandi ikaba ifite ubushobozi bwo gufotora ifoto ya megapixel cyangwa se ikaba ifite ubushobozi nyine bwo gufotora ifoto ifite megabyte 12. Ni uvuga ngo ubundi dusanzwe tubizi ku Mark 3, Mark 4, Mark 5 izi kamera nyine zirenze cyangwa se zifite ubushobozi bwo gufata amafoto nyine aremereye. So rero iyi telefone nayo ikaba ifata ifoto iremereye ku buryo ishobora gufata ifoto ifite megabyte 12. Urumva rero niba ifoto ya megabyte 12 urumva kuntu iba ingana, mu gihe izindi telefone cyane ingano no iPhone nyine abantu benshi bakunda cyane usanga yo ishobora gufata ifoto ya mega 5, 6 gutyo munsi. Iyi rero ikaba ifite ubushobozi bwo gufata ifoto ifite megabyte 12. Ikaba rero ikoresha internet ya 5G gusa. Birumvikana nyine ubwo niba umunara wawe utari 5G cyangwa se utabasha kuaccessinga internet ya 5G, iyi telefone nta kintu wayimaza nyine. Urumva iyo yakoranywe cyangwa se yaremewe kuba yakoresha 5G gusa nta bundi bwoko bwa internet ngo wenda 4G 3G gutyo wapiyo. Rero ikabikoresha nyine itumanaho cyangwa se internet ya 5G. So ikindi kandi rero Samsung Galaxy 20 FE 5G ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira simukadi ebyiri. Iyi telefone rero ikaba igura amafaranga angana n'698 ndetse n'amafaranga 588 y'u Rwanda. Ngiyo rero telefone ari ku mwanya wacu wa 7. Katwerekeze ku mwanya wacu wa 6 wa telefone nyine zakozwe n'uruganda rwa Samsung nziza kandi zikomeye cyane. So rero ku mwanya wa 6 turasanga Samsung Galaxy A21s cyangwa se A21s. Yagiye ku isoko rero mu mwaka wa 2022, ifite ubushobozi bwo kuba yakakira internet ya 2G, 3G, 4G na 5G. Ikindi kandi ikaba ifite ubushobozi nyine bwo kwakira simukadi ebyiri ndetse ikaba ifite ubushobozi bwo gukoresha internet ya 2G kugeza kuri infinite internet. Kuvuga ngo rero nituvuga infinite internet, iyi telefone niyo Samsung wari gukoresha nyine igihe cya mbere wenda hajeho ikoranabuhanga ry'itumanaho nyine rya internet yari gukora kuri 2G ndetse ikaba nyine ikora na 3G, 4G na 5G ndetse n'indi internet izasohoka cyangwa se n'indi level nyine ya network izasohoka nayo ikazaba yayaccessingaho. Kuvuga ngo mbega yo ifite ubushobozi bwo kuzakira internet zose zizazaho kuko ni infinite internet. So rero telefone nyine urumva kugira ngo bikoreye ishobora ku accessinga internet ya 2G kuzamuka kugeza kuri internet uko yaba ingana kose. Ikindi kandi iyi telefone ifite battery y'ibihumbi 5 mAh
ngo ni bwa bushobozi nyine bwa battery bifite abenshi zo mutunze aho ngaho ziba zifitiye 3500 mAh. ubwo nyine urumva uhita wumva ikinyuranyo kirimo hagati ya telefone yawe n'iyi telefone ku bijyanye na battery. Niyo mpamvu rero ziba zibika umuriro. Iyi Samsung rero Galaxy A21s ikaba ifite agaciro kangana n'ibihumbi 413 ndetse n'amafaranga 527 y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatanu rero turasanga Samsung Galaxy F32. Iyi telefone rero yakozwe mu mwaka wa 2022 nayo ikaba ifite internal storage ya giga 128 ndetse ikagira RAM ya gigabyte 8. Telefone rero ikaba ifite nyine screen ya Super AMOLED screen. Ukuvuga ngo niyo telefone ifite ikirahure cyiza kurusha ubundi bwoko bwose bw'izi telefone cyangwa se bw'izi Samsung Galaxy F62. Urumva nyine ari ukuntu bagenda basohora amaversion mashyashya. So rero version zose zasohotse z'ubu bwoko ikaba ariyo telefone nyine ifite ikirahure cyiza, ikaba rero ifite battery y'ibihumbi 600 mAh. Turi kwa iyo tuvuze gutyo mAh rero uhita wumva nyine ubushobozi bwa battery cyangwa se umuriro nyine battery iba ibibika. Ikaba rero ifite CPU cyangwa se CPU nyine amagambo arambuye ni Central Processing Unit. Ikaba ifite rero CPU ya Exynos 9825. Iyo rero ikaba ariyo CPU yayo. Ikindi kandi ifite ubushobozi bwo kwakira internal storage ya terabyte, ni ukuvuga nyine gigabyte 1000. Iyi nayo rero ushobora kuba wayishyira flash ifite nyine gigabyte 1000 ukaba wayaccessingaho ukaba wayikoresha igakora neza kandi ntigire ikibazo. Ikindi rero ikindi kintu wamenya nyine kuri telefone ikaba yakira simukadi ebyiri ndetse ikaba ifite na megapixel 32. ubwo urumva megapixel cyangwa se ifoto ya megapixel 32 urumva nyine uburyo imeze cyangwa uburyo ibisamo nyine urumva ni ifoto y'akataraboneka cyane ko ubundi izo foto tuzimenyera kenshi ku makamera. So rero iyi telefone nayo ifite ubushobozi bwo gufata ifoto ya megapixel 32. Samsung Galaxy rero F32 ikaba ifite agaciro kangana n'ibihumbi 777 n'amafaranga 349 y'amanyarwanda. Reka rero twekeze ku mwanya wacu wa kane nyine wa telefoni za Samsung nziza kandi zikomeye cyane kurusha izindi. So rero ku mwanya wacu wa kane nyine turasanga Samsung Galaxy M12 cyangwa se Samsung Galaxy M12. Rero iyi telefone ikaba rero yatwaye bije nini mu kuyikora cyangwa mu kuyitunganya. Nyine murabizi ibintu byose biba bisaba bije. Umuntu ajya kubaka bikamusaba bije, gukora imihanda, kugira igikorwa cyose nyine gisaba ibishoro cyangwa se gisaba gushoramo ibintu biba bisaba bije nyine. So rero uru ruganda rwa Samsung rukaba ruvuga ko ino Samsung Galaxy M12 ariyo telefone yatwaye bije nini mu kuyikora cyangwa se mu kuyitunganya nyine kugira ngo ibe yajya ku isoko. Iyi telefone rero ikaba yarakozwe mu mwaka wa 2022, ikaba ifite screen size ya inch 6.50 ndetse ikaba ifite resolution ya 720 ku 1600 cyangwa se ibyo twita 2K karite nyine murabizi cyangwa se mwari mumenyere nyine ngo full HD. Ariko haje n'izindi karite zirenze izo ngizo arizo 2K 4K kuzamuka nyine kugeza ku zindi karite nyine runaka. Ikindi kandi ifite battery y'ibihumbi 600 mAh. No kuvuga ngo nituvuga gutya nyine nitumva ubushobozi bwa battery, mwibutsa ko nyine telefone nyinshi ziba zifite battery za mAh z'ibihumbi 2-3 gutyo. Iyi rero ikaba ifite mAh battery yayo nyine y'ibihumbi 600. Ubwo n'ubushobozi bw'umuriro nyine ibigomba kubika cyangwa se ibishobora kubika. Ndetse ikaba ifite kamera y'imbere ifite pixel ya 48. Ikaba rero igira na autofocus ya pixel 8. No kuvuga ngo nituvuga pixel 48 umve ngo ino kamera nyine cyangwa se kamera y'ino telefone Samsung Galaxy M12 ifite ubushobozi bwo kuba yazoominga ikintu. Murabizi amatelefone menshi nyine iyo zoominze ifoto cyangwa video akenshi igeze kuri zoom ya nyuma iba irimo utuntu twitwa noise. Ubwo abazi ibintu bijyanye n'amafoto cyangwa se ababyize bahita basobanukirwa. Ariko nawe reka mbikubwire, noise rero ni cyagiye nyine uzuminze ifoto ugiye nko gufotora ukabona yajemo utuntu tujya gusa umweru nyine tw'utudomodomo duto cyane ku buryo ubona ko nyine ifoto idasa neza. So rero iyi igihe uzuminze ifoto haba kugeza nyine focus ishizemo cyangwa kugeza zoom ishizemo, igihe cyose wazuminga ifoto rero cyangwa video uyifata ukwiri ikiri HD ikaba imeze nkuko wayifata utiriwe uzuminga. Birumvikana rero niba umuntu ashobora kuzuminga ikintu kiri mu kilometero kimwe cyangwa metero 100 ngahe akaba yafata neza iyo foto cyangwa iyo video, ni telefone nyazi bikora cyane cyane mu makamera. Ubundi ino foto ibimeze nk'iyafashwe na telefoto. Ubwo abantu bazi by'amakamera nyine murasobanukiwe cyane. Telefoto nayo ni lens nini cyane nyine izwiho gufotora amafoto ari ahantu kure cyangwa se amafoto maremare, cyane cyane nizo usanga bano bakerarugendo bifashisha. Ndetse akaba nazo kamera zifashishwa nyine mu gufata ari amafoto afatwa n'indege ubona hejuru, cyane cyane no y'ibishushanyo mbonera y'ibibanza mubona y'umujyi wa Kigali n'andi mafoto nkayo.
akaba rero yifashishwa nyine gufatwa cyangwa se akaba afatwa hifashishijwe lens ya telefoto, ubwo nyine ku bantu baba photographe cyangwa bazi iby'amakamera murabyumva. So rero iyi telefone nayo ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yakora nka telefoto, ubwo urumva urwego iriho, nayo rero ishobora kuba yakifashishwa mu gufata nyine amafoto tuvuze ruguru, kubera nyine ifite pixel ya 48. Ikindi kandi igira autofocus ya pixel 8. Birumvikana nyine ubundi iyi ngiyi bikoze nka kamera, ndetse ari kamera nyinshi nyine ibinarusha ubushobozi cyangwa se ibinarusha nyine gufata ikintu cya HD. So rero ikindi kintu rero wamenya kuri no telefone cyangwa se kuri no Samsung Galaxy M12 ifite CPU icyo twita Central Processing Unit ya octa core Exynos 9850. iyo CPU yayo nyine ikaba ifite. Ikindi kandi ifite ubushobozi bwo kwakira simukadi ebyiri. Ikindi kintu cy'ingenzi rero wamenya kuri no telefone cyangwa ugomba kumenya kuri no telefone mbere yuko uyigura, yageragejwe bwa mbere nyine ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri 2022. Ari ukuntu rero zino telefone zitestingwa nyine n'uruganda mbere yuko bazishyira ku isoko, kugira ngo barebe ko nta kibazo zizateza cyangwa se zikora neza nyine, kugira ngo wenda zitaba zakicura izina ry'uruganda cyangwa izina rya company. Telefone rero yageragejwe bwa mbere cyangwa se nyine baronshinze, ariko ubwo igeragezwa nyine rikorwa n'uruganda, ntago bahita avuga ngo bazishyire ku isoko. Ku itariki rero 23 z'ukwezi kwa 2021 nibwo ino telefone nyine arimo igeragezwa muri sale mberabyombi y'uruganda rwa Samsung. Ikindi kintu wamenya rero, Samsung Galaxy M12 ikaba ifite agaciro kangana n'ibihumbi 474 n'amafaranga 957 y'amanyarwanda. Ikindi kintu rero wamenya ku izi telefone nyine za Samsung zose nuko ziba zihenze, ikindi zikoze neza. Ikindi kandi birashoka ko nyine ko zirutana amafaranga, ko birani ibiciro bigenwa na company, kandi si itegeko ko igicuruzwa gishya gihenda kurusha icyari gisanzwe. Babikora bo babishaka, ariko iyo bagiye gukora urutonde nabo nyine bubwabo bitewe n'ibintu baba bagiye bashoramo cyangwa baragiye bakora muri izo telefone n'ubushobozi ziba zifite. Urutonde rero nirwo twagendeho, kandi nabo niko barukoze nyine, ko twarukuye ku mbuga nkoranyambaga zabo, cyangwa se twifashishije amakuru ava nyine ku mbuga nkoranyambaga z'uruganda rwa Samsung. So rero twerekeze ku mwanya wacu wa gatatu. Ku mwanya wacu wa gatatu turasanga Samsung Galaxy S21 Ultra 5G cyangwa se Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Telefone rero ikaba ifite RAM ya giga 12, RAM ya giga 12, ikagira kandi internal storage ya giga 256. Iyi telefone rero niyo telefone ya mbere mu zikorwa n'uruganda rwa Samsung, ikaba nyine ifite battery ikomeye kurusha izindi, cyangwa se niyo telefone ya mbere nyine ifite battery ikomeye kurusha izindi ikorwa n'uruganda rwa Samsung. So rero iyi telefone ifite ubushobozi bwo kuba wayikiniraho game, ukayikiniraho ukaba wayifunguraho ama application nyine menshi agiye atandukanye, ama application agiye aremereye. Impamvu rero iyo bari muri test za telefone cyangwa se bari kureba ubushobozi bw'imikorere y'izi telefone, impamvu bageragereza ku magame, hari game ifite gigabyte imwe, ifite gigabyte ebyiri, ifite mega magana ngahe. Iyo ni game rero ishobora gutwara nibuze 70% by'umwanya cyangwa se bya processor speed ya device uri gukina iyo game. Niyo mpamvu ra game ni ikintu nyine kiremera cyane ko ni system nayo iba yarubatswe. Kuba ari application rero yestaye muri telefone ya kintu yatwara, ariko iyo uyifunguye bitewe n'ama features ugenda ubamo cyangwa se ama update cyangwa ama next level ugenda ugeramo, niko nyine game isaba imbaraga nyinshi. Urumva nawe ikintu kiba gifite nka level 1000 cyangwa level 200. Niyo mpamvu rero game ari cyo kintu cya mbere bageragerezaho nyine no matelefone, kugira ngo barebe ubushobozi bwayo. Ikintu rero bareberaho cyangwa impamvu babikora, bareba ku gice cya battery, bakavuga ati wenda niba ikiniwemo game aya masaha umuriro ukora gutya, telefone ikora gutya. Ikindi kandi bakareba n'ikintu cyiswe processor speed, cyangwa se uburyo telefone yihuta nyine iri gukoreshwa. Ibyo bintu byo rero ni ibintu bagenderaho cyane barimo gutestinga nyine amatelefone, cyangwa bari kureba ubushobozi bwa telefone. Bakoresha rero bifashisha game nyine zimwe na zimwe ziremereye. Ikindi kandi iyi telefone ikaba ifite resolution y'1440 ndetse ku 3200. Ubwo mu bijyanye na quality cyangwa se ibyo tumenyere nka full HD nyine mu rurimi rw'icyongereza, ariko iryo ni ijambo rusange rizwi n'abantu bose. Iyi telefone rero ikaba isohora video cyangwa ifoto ya 4K quality. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubyumve neza, iyi telefone nyine ifite ubushobozi bwo kuba yafotora ifoto wenda ya zoom yayo tuvuge ishobora kuzuminga nyine ikintu kiri nko mu kilometero bitewe n'ahantu ari ku musozi, akaba yafotora iyo foto rero ukaba wayiprintinga. Ubwo abantu nyine mumenyere ibintu byo guprintinga muranyumva neza cyane. Ikaba rero ino foto yafashwe n'iyi telefone ukaba wayiprintinga nyine kuri metero 4.5 kuri 2.5. Ubwo ni uburebure cyangwa se zo n'ibipimo nyine n'ibipimo nyine by'ibyapa cyangwa se ibizwi nka banderole mu rurimi rw'igifaransa. So rero
iyi telefone ikaba ifite ubushobozi bwo gufata ifoto nyine ushobora guprintinga kuri metero enye n'igice ubwo no gutambika ndetse n'ebyiri n'igice mu guhagarara. Urumva rero iyi telefone ntisanzwe, inarenze kamera hafi ya zose nyine usanga ubundi akenshi usanga ari amakamera runaka zino za Canon za Nikon usanga nyine ari kamera nyinshi zimwe na zimwe izi telefone zirusha gufotora cyane cyane Blackmagic. Za Blackmagic nizo kamera usanga naziri ku rwego rwo kuba ruzafata amafoto nk'izi telefone. Iyi telefone rero ikindi kintu wamenya ijyamo nyine simukadi ebyiri cyangwa se ifite ubushobozi bwo kwakira simukadi ebyiri. Iyi telefone rero nakubwira ko ariyo telefone ihenze cyangwa se niyo telefone ya mbere ihenze ikorwa n'uruganda rwa Samsung. Yitwa rero Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Ni telefone y'akataraboneka ikorwa n'uruganda rwa Samsung. Ni telefone ibintu byabo byose biri hejuru kurusha izindi telefone zose, ibintu byabo byose nyine mbega ni telefone ubundi amakuru menshi yayo yego naga bari hanze cyane, ariko niyo telefone nyine ihenze mu ruganda rwa Samsung. Rero telefone ikaba ifite agaciro kangana cyangwa se ikabigura amafaranga angana na miliyoni 2,025 n'amafaranga 578. Ayo ni amafaranga y'u Rwanda tuvuze nyine, cyangwa niko agaciro k'iyo telefone ifite. Ikaba nyine inafite ibindi bintu byinshi nyine bitandukanye, hari ibyo tutagiye tugarukamo, ariko ndagira ngo ushyire mu mutwe wawe ko ino telefone Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ari telefone ya mbere ihenze ikorwa n'uruganda rwa Samsung. Ikindi cya kabiri ikaba ariyo telefone ya mbere yihariye mu bintu bya kariti bundi iyo tuvuze 4K cyangwa se ikaba ifite resolution nyine y'1440 ku 3200. Ese twagiye tubona ifite 420 ku 1400. Urumva difference irimo aho ikubye hafi izindi telefone zose mu bijyanye na karite inshuro nibuze zigera kuri enye zose mu bijyanye na karite. Ngiyo rero telefone y'akataraboneka ikorwa n'uruganda rwa Samsung kandi ikaba inahenze kurusha izindi. So rero twerekeze ku mwanya wacu wa kabiri wa telefone za Samsung z'akataraboneka ku rutonde rwacu rw'umunsi. Samsung rero ku mwanya wacu wa kabiri yitwa Samsung Galaxy M51 cyangwa se Samsung Galaxy M51. Telefone rero ikaba ifite ubushobozi bwo kwinjiza watt bwo kugira ngo byumve neza, ikaba ifite ubushobozi bwo kwinjiza watt 25 igihe uri kuyicaginga cyangwa se ibyo twita nyine fast charger. Ikindi kandi wamenya ko telefone niyo telefone ya mbere ifite batiri cyangwa se batiri no telefone niyo batiri ya mbere y'akataraboneka yakozwe n'uruganda rwa Samsung. Nkwibutsa ko nyine ino telefone ino Samsung Galaxy M51 uruganda rwa Apple ariko rukora nyine amatelefone y'ama iPhone ndetse n'ama MacBook laptops n'ibindi bikoresho byinshi bigiye bitandukanye bifuje cyangwa bagerageje nyine gusaba Samsung zimwe muri data cyangwa se bimwe mu bintu bigize batiri no telefone nyine. Bigeze rero gusaba nyine Samsung ko yabaha ku bufasha cyangwa se yabaha ku makuru amwe namwe akozwe cyangwa se agize batiri nyine y'ino telefone Samsung Galaxy M51. Iyi telefone rero ikaba ifite batiri y'akataraboneka nyine, batiri yayo ikaba ifite mAh y'ibihumbi 7. Ikaba ariyo telefone cyangwa se ikaba ari nayo batiri ya mbere hano ku isi y'Imana ya Nyagasani iresist umuriro, cyangwa ariyo batiri nyine itunga umuriro mwinshi kurusha izindi telefone zose zibaho, cyane ko buriya telefone za mbere nyine cyangwa muri ano smartphone yo ku isi Samsung niyo igerageza kugira amatelefone abika umuriro, kandi iyi telefone rero ikaba ariyo telefone ya mbere ku isi nyine ibika umuriro kurusha izindi telefone zose. Iyo rero ni Samsung Galaxy M51. Ikindi rero wamenya ku ino telefone nyine nta kibazo igirana n'amazi. Ubwo mujya mubona kenshi amafoto ubundi Samsung igiye gusora update cyangwa se igiye gusora telefone nshyashya nyine hari ukuntu bagenda bafata amafoto bayikoresha za amatest twagiye tuvuga ruguru nyine, amatest atandukanye twagiye tuvuga ruguru, amagame buryo resist umuriro, amazi n'ibiki. Iyi telefone rero ushobora kuyifata ukayishyira mu mazi, wayogana, wayishyira mu ibasi, wayijyana he. Akenshi nazo abantu bifashisha bafatara amashusho mujya mubona yo mu mazi cyangwa mu nyanja nyine, ukabona wenda bagiye bafotora amafi, bagiye bafotora ibintu byinshi nyine biri munsi y'inyanja biri hasi mu mazi. Rero iyi telefone ikaba ariyo ifite ubwo bushobozi nyine bwo kuba yakora ibyo bintu, ndetse ikaba nyine imeze nkaho mbega uvuga ngo umuntu uyikoresheje ari munsi y'amazi, ari munsi y'inyanja nyine nka metero nka 500, aba ameze nk'umuntu uyikoresheje yicaye hafi y'umunara ku ruhande nyine cyangwa se hejuru nyine y'amazi cyangwa ku butaka, ameze rero nk'umuntu nyine uyikoresheje yicaye hafi y'umunara nibuze metero 5 ari ku butaka. So rero urumva iyo telefone
mbega ibintu byabo byinshi nyine abantu benshi nubwo bajya babyizera cyangwa se babifata nk'ahari urujijo. Iyi telefone rero ikaba nyine ifite resolution yayo icyo twita karite ya 4K, ariko yo iri munsi gatoya yira twavuze ruguru nyine, ikaba ifite rero HD cyangwa se ikaba ifite resolution yayo y'1080 ku 2400, ubwo nizo ni pixel cyangwa se karite yayo ni 4K nyine, nayo iri muri kategori ya 4K. Itandukanye rero n'iriya twavuze ruguru nyine Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, yo niyo ifite nyine ikintu cyiswe quality ya mbere muri telefone zikorwa na Samsung. Iyi rero ikaba izwiho kuba ariyo ifite ikintu cyiswe battery ya mbere muri telefone zikorwa na Samsung. Yo rero ikaba ifite resolution y'1080 ku 2400, ngo iyo ni pixel cyangwa se ikaba ifite nyine karite ya 4K. Ikindi kandi telefone ijyamo simukadi ebyiri, ndetse Samsung Galaxy M51 ifite agaciro kangana n'ibihumbi 845 ndetse n'amafaranga 248 y'u Rwanda. Ngiyo rero Samsung ya mbere cyangwa telefone ya mbere ku isi ifite battery ikomeye kurusha izindi telefone zose ubona zibaho cyangwa zigendanwa cyangwa se waba warabashije gutunga. Ikaba ifite ubushobozi bwo kwinjiza watt 25 igiye gucaginga, ndetse ikindi kandi ikaba ifite battery y'ibihumbi 7 mAh, ni ukuvuga ngo nyine niyo battery ya mbere yakataraboneka. Ikindi kandi ikagira nyine inch cyangwa se uburebure bungana 6.7, ikagira CPU cyangwa se icyo twita Central Processing Unit ya Qualcomm Snapdragon ya 730G, ikagira na internal storage ya gigabyte 512. Ikindi kandi Samsung Galaxy M51 nayo ikaba ifite megapixel 64. Iyi telefone rero ikaba ariyo telefone ya mbere ikorwa n'uruganda rwa Samsung ifite battery nini kandi ikomeye kurusha izindi zose, ifite n'ubushobozi nyine bwo kuba yabika umuriro igihe kirekire. Ikindi kandi telefone nta kibazo igirana n'amazi, nyine niyo ijya yifashishwa mu gufata aya mafoto mu mazi n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero twerekeze ku mwanya wacu wa mbere wa Samsung zakataraboneka. So rero ku mwanya wa mbere turasanga Samsung Galaxy M31. Tuvuye kuri M51 tuje kuri M31. Telefone rero yerekanwe bwa mbere n'uruganda rwa Samsung ku itariki 5 z'ukwa gatanu umwaka wa 2022, ifite uburemere bungana n'amagarama 191, ikaba kandi ireshya na inch 3.7, ni ukuvuga nyine ireshya na milimetero 159 n'ibice bibiri, ubwo ni milimetero 75 mu buhagarike n'igice kimwe, ndetse na milimetero 8 n'ibice 9 mu butambike. Ubwo nyine kugira ngo ubone izo milimetero 159, ubwo no gufata milimetero 75 n'igice kimwe ugakuba milimetero 8 n'ibice 9 nyine kugira ngo ubone izo inch 6.7 bigize ni telefone. Ikaba rero ifite CPU cyangwa se icyo twita Central Processing Unit ya Exynos y'ibihumbi 9611 ya octa-core CPU nyine, ubwo ikaba ariyo CPU yayo. Ikagira kandi RAM ya giga 6 ndetse na internal storage ya giga 128. Ikindi kandi iyi telefone nyine ikaba igira battery y'ibihumbi 6 mAh, ndetse ikaba yinjiza watt 15 igihe uyicaginze cyangwa se igihe iri kuri charger, nyine ibyo twita fast charge. So rero iyi telefone iri ku mwanya wa mbere wa Samsung, ntabwo ihenze cyane, n'ibintu byinshi nyine bagiye bayima, wenda ibintu byinshi bijyanye na storage n'ibindi bya RAM, ariko ikintu cya mbere iyi telefone irusha izindi telefone zose zo ku isi ni ikintu cyiswe megapixel cyangwa se ifoto ifata. Kuvuga ngo iyi telefone ifite ubushobozi bwo gufotora nibuze iri mu kirere cyo mu mujyi wa Kigali, wenda dufata urugero nyine rw'umujyi wa Kigali niho abantu benshi bazi. Ifite ubushobozi bwo kuba yafotora ifoto nyine wenda iri nko mu birometero nka 2 hejuru nyine y'umujyi wa Kigali, cyangwa se ahantu hose nyine yaba ari, ku buryo ndashobora gufata ahantu runaka muri Kigali ukaba wazuminga ifoto yose nyine cyangwa object yose iri mu iyo foto ukaba wazuminga ukayibona. No kuvuga ngo ifite megapixel 64. Ni izo pixel rero ni pixel, mbega kugira ngo byumve neza nyine ni pixel twavuga ya nyuma iriho ubu ngubu, iri mu bwoko nyine bw'amatelefone ya Samsung, cyangwa se kwa kuntu nyine ubona umuntu ukakenshi mujya mbona amafoto y'ibisiga hejuru nko mu birometero nka bingaye, nyine ukibaza se iriya foto bayifashe gute. Aya matelefone rero afite ubushobozi bwo kuba yakurura igisiga kibereye mu kirere kuriyo, ndetse ikaba yanakurura n'indege ku buryo ashobora gufotora indege wenda ifite ibirango nyine bigaragara cyane, akaba yazuminga indege iri mu kirere akayifotora, ukaba wabona ibirango by'iyo ndege kandi iri mu kirere cyane, wowe uyibona nk'ari akantu gato, cyangwa se uyibona nyine nk'ari akantu katarengeje metero imwe. Mu by'ukuri we yayifotora cyangwa wakoresha no telefone uri gufotora nyine iyo ndege, ukaba wabona
ibirango by'iyo ndege cyangwa se bimwe mu bigize iyo ndege kubera zoom yayo. Birumvikana cyane ko ibi byapa mujya mubona nyine byo ku mihanda binini cyane. Iyi telefone rero ifite ubushobozi bwo kuba yafotora ifoto ukaba wayiprintinga ku cyapa kingana na metero 6x6. nawe reba ahantu uri ufate metero nyine uyitere utere metero 6 gutambika cyangwa guhagarara kuri 6 gutambika cyangwa guhagarara. Ubwo nawe urahita wumva nyine ubushobozi ino telefone ifite bwo kuba yafotora nyine ifoto iri HD. Ikindi kandi rero bundi aya matelefone nyine amakuru yayo menshi yimbitse y'imbere nyine uburyo yakozwe n'ibindi bintu bigiye biyagize impamvu hari izo mwagiye mwumva nyine ibintu bizigize bimwe runaka bitavuzweho. So rero amakuru amwe namwe y'izi telefone agirwa ubwiru cyangwa se ntago akunze kujya ahagaragara nyine cyane cyane na ziriya website z'uruganda rwazo ntago nyine bakunze kwerekana cyangwa gushyira hanze ibintu byose bigize izi telefone. Ikindi kandi rero wamenya Samsung Galaxy M31 ifite agaciro kangana $461 n'amafaranga $148 y'u Rwanda. Ngizo rero telefone 10 za mbere z'akataraboneka za Samsung nziza cyangwa se z'akataraboneka nyine nziza zakozwe n'uruganda rwa Samsung. Ni telefone zihiga izindi, ni telefone ziyoboye isi, ni telefone zikunzwe na benshi, ni telefone zifashishwa na benshi mu kazi bagiye bakora. Rero uru rutonde cyangwa se iyi top 10 twifashishije amakuru aturuka ku ruganda rwa Samsung. Uvuga ngo wenda ntabwo twateze indege ngo tujyeyo, ahubwo twebwe twifashishije nyine ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rero twifashishije ryayo uko nyine yatweretse ko cyangwa se amakuru nyine dukesha urubuga rwa Samsung nuko iyi telefone cyangwa se ano makuru nyine twagiye tubabwira ruguru abaragiye umbega buruko basohaga telefone bavugaga nyine bigize bakanayivugaho muri makeya. Ayo makuru niyo twifashishije nyine twakwiye ku rubuga rwacu rwa Samsung niyo twifashishije dukora uru rutonde nyine rw'izi telefone. So rero gushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro. Urasabwa gukora subscribe kugira ngo ujye ubaho neza ubikesha kuba warahisemo neza gukora subscribe kuri channel yizewe kandi igira amakuru yihuse nyine y'ingenzi ariyo MX Empire. Ni channel yakoreweho n'abawe kugira ngo ijye kugezaho amakuru meza kandi kugiye. So rero ngushimiye ko abanye natwe. Usabwa gukora subscribe. Ciao ciao.